uzokora ikiganiro gitoya ndibaza kiraba ari gito cyane. Turakubashe mwami Yesu tuguhaye agaciro kubw'amasaha n'umwanya duhaye nuhabwa icubahiro manukira kubana natwe no kudukoresha ntabari twe izina ryawe rihabwa icubahiro nunkore ku munwa nushira amagambo yawe mu kanwa kanje kugira ngo mbone ico kubwira abantu simvuge nk'uwigenera ahubwo mvugishijwe nawe. Urakarama Kristo Yesu uri Imana y'amahoro uri Imana ishobora byose uragakinga kamakuba uri samba itarumba ntabwo ushoboye kimwe ahubwo ushoboye byose. Ikindi uri data ntabwo uri data wacu utuma umuntu apfa cyangwa abaho utuma umuntu akira cyangwa kena uri Imana ikenesha igakenura Imana ishiri kuzima igakura Imana ifite ijambo rya nyuma uravuga bikaba wategeka bigakomera uri Imana ikomeye uwera wa Israheli Imana ya Abrahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo intare yo mu muryango wa Yuda igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi urakoze bana natwe tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye Bishop. Turongera kandi dukure agatebe hangaha turi twerekeze hakurya mu gihugu cy'u Burundi. Twicare yo turebe ibintu ko bimeze. Ujye ukunda kunenga mu Burundi. Yego. Nkakubwira ibyo abakozi b'Imana bamamaye utishwe. Yego. Nkakubwira ni runaka utishwe. Mu gihugu cy'u Burundi nta mukozi w'Imana numwe uriyo Imana yeme. Ntabwo yabura kandi nje ndakaye ntabwo yabura byanze bikunze barahari ariko ntabwo ari benshi impamvu atari benshi Imana yarambwiye ngo barivanze kubw'ishaka rihari bifatanya naryo kandi Imana yarabaciye ku ngoma. Yego. Hanyuma rero benshi bihembo byabo bigiye kubageraho ariko ico nababwira cyo nuko Imana yagarukiye igihugu cy'u Burundi kuko iyo itakigarukira nukuri cotembye kikarangira. Haleluya mpaye Imana icyubahiro uwari gupfa mu kwa munane nta gipfuye CNDD-FDD ntikivuye ku butegetsi Imana yabahaye imbabazi yarabagarukiye icyubahiro n'Imana. Haleluya. Ibyo nabyo bikuye kandi uvuze ko Imana yabahaye imbabazi niko mvuze papa mvuze ngo yagarukiye igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kuntoranya ikanshiraho yego no kuvuga ngo njewe nzazanira abantu gukiranuka kimwe none uzabazanira gukiranuka bari abantu wahanuye ko bazapfa bakiriho barapfuye umugambwe CNDD-FDD uzaba ukiriho imipaka ndagira uza kubisubiriza rimwe imipaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'abaturanyi mu Rwanda ese izaba ifunguye imipaka iyo muri Kongo yo banze ifunguye Tanzania nayo banze ifunguye ese mu byukuri ibyo bintu bizaba byaramaze gukemuka cyangwa ubwo uzababera incungu byose bigihari ngaho nsubize ubuse wakwanga insazi utabanje kujugunya kanuka subiramo wakwanga insazi utabanje kujugunya kanuka nukuvuga ngo wanga insazi ajugunya akanuka rero nukuvuga ngo hari abantu bagiye kuva mu nzira abo ngabo bo ntibazaba bakiriho ariko kandi nanone imipaka y'u Rwanda n'u Burundi igiye gufungurwa izafungurwa rwose. Evariste ndayishimiye ubwo nzaba maze kweza igihugu no kugihumanura njewe kukigarukamo nzaba nje kweza igihugu no kugihumanura imipaka nibwo izafunguka ninde uzaba uyoboye izafungurwa nande ibyo bintu kubera kukunda kubimbaza n'uwiteka uzaba uyoboye uwiteka azabagani Imana izava mu ijuru igikoresha abantu imiganda igibwira abantu ngo batange iwanyu harya mituweli rahaba nzayihagararira izantuma mbigikoresho cyayo. Igisubizo kiravuga ngo Bishop ni uzafungura imipaka cyane rwose kuko ari uzaba uyihagarariye. None ibyo urumva ari ikigoye none abakunzi bacu se none ntibumvise ukuri tuzayifungura rwose tuzayifungura cyane tuzayifungura ntugire ikibazo tuzayifungura neza cyane dukure inzangano hagati
dukure imyugariro amahwa dukure mu nzira igihugu kibe nyabagendwa noneho abantu nibabyumve banabimenye njyewe ngiye kuyifungura gasubiremo neza wito umva uvuge ibyo uzafungura uvuge uko bizagenda gasubiremo neza ese ubundi ko nzatambuka nese ugize ngo nzatambuka ifunze nzatambuka ifunguye none se ko njyewe nzaba ndi kuri kamera ndi gukurikira ibiri kuba uzaba mpari uzaba uhari uri ku nkamera nese ntabwo uzankamera ntabwo uzankamera ngaho nyine tubwire bizagenda gute kumenyana kwanje nawe n'umugisha ukomeye uzaza ukamere umuhanda wose tugereyo uri gukamera kandi agaciro kawe uzagahabwa kazaba kahari umutekano wawe uzaba urinzwe nta kibazo na kimwe ubu nanjye nzataha iwacu Gihanga cyane rwose cyane reka dusuze abantu bo muri VD V3 V6 abo muri Byondo komene Gihanga tubasuze tubabwire ngo bakomere kandi birambire bazakubona bongere bakubonesha amaso nawe wongere ubabone mwongere muhoberane ni ukuvuga ngo umugabo ugiye kweza no guhumanura igihugu cy'u Burundi ni Bishop Buhungu Abel wikanze ikinyagahe wikanze iki naba ndi kuvugana n'umuntu ukomeye uzeza igihugu ufungura n'imipaka jya wiyemera cyangwa n'iby'Imana iri kukwereka kuko Imana yanyemeye nanjye ndiyemera wese ujya ubura igiso kandi kuko yanyemeye igiye kunyemeza n'abantu abantu bazemera cyane komeza murakoze cyane ese ubu turavuga iki ko byose twabivuze twabirangije nyine ubwo abazagufasha kuyobora igihugu ni bande no kukirinda abasirikare bashiriye muri Kongo bagiye kurwanira ibitabare abazamfasha twarabavuze mu kiganiro cy'ubushize nabantu witeka yatoranyije nabantu bazitwa ubwoko bwayo batarimwo ingenga bitekerezo batarimwo abicanyi batarimwo amacakubiri batarimwo kuvangura ngo abantu ntitubemera ngo abaturabemera buzaba ari ubwoko bumwe bwitwa ubwoko bw'abarundi n'abarundi kazi buzaba ari ubwoko bw'Imana rero abo nibo bazamfasha abasigaye bose ntibazaba bakiriho ingaruka eshatu uburundi buzahura nazo kubwo kugarariza Imana cyangwa se kudakora iby'umugambi w'Imana kwa CNDD-FDD ya urakoze cyane ingaruka ya mbere nuko hari abantu bagiye kubizira bakabigenderamwo ubuzima bwabo bukibagirana ngira ngo ico kiraba ari cya mbere icya kabiri nuko hari byinshi byari byubatse bizasenyuka kuko umugani uravuga ngo atagapfuye ntagakira rero izo ni ingaruka ebyiri urumva hari bizasenyuka hari n'abazahasiga ubuzima yego indi ngaruka nakwita ko ikomeye cyane nuko bwa mbere hazakora imbaraga nyinshi zo kongera kubaka igihugu ndetse no gucura abari baragihunze urumva ariko izo ngira ngo gukoresha imbaraga igihugu cyubakwa sinzi ko nabyita ingaruka ariko ingaruka za mbere zikomeye cyane nuko hari benshi bazahasiga ubuzima bakabigenderamwo kubera ko batumviye kindi cya kabiri urumva nakivuze byinshi byari byubatse bizasenyuka bakora kugira ngo birinde ingaruka nk'izo zikomeye ya abantu bemera ubu butumwa abantu batwumva kandi bakanatwumvira ni bakomeze gusenga cyane bihe Imana bifatika kuko isezerano rirageze ya nico nababwira bafati ibihe byo gusenga ya nico nababwira ariko ntibazabwirwe ngo mu nsengero ubusa kubera ko harimwe abantu nubwo basenga bitazagira icyo bibaha cyangwa se bitanga kubera iki niba ari umwungu wa gwaruyuzi uwo muntu rwose ntakirwe atakaza umwanya uretse ko harimo igice kinini cyane Imana yambwiye yuko ariko barimwo kubw'imbaraga za CNDD-FDD ariko batabishaka barimwo muri abo bantu harimo Reverien Ndikuriyo aya mu bantu bameze bate
mu bantu bari muri CNDD FDD batabishaka batanayirimo oya ntabwo ndi kuri yo Reveriyano ndi kuri yo ntabwo arimo Reveriyano ndi kuri yo arimwo abishaka ni nawe ngira ngo ni nawe mutwe wayo ari awo nguwo ntarimo ariko harimwo abandi Imana izarinda kandi izarokora ibyo ndabihamya kuko Imana yabimbwiye benshi yaranabanyeretse mu gisirikare barimwo mu gipolisi barimwo CNDD-FDD bamwe bita ngo sinzi ko nabavuga ariko barimwo ab'Imana izarinda. Tugana ku musozo ya message ya tugana ku musozo ikintu ngiye kuvuga ni ikihe ni ikintu kivuga ngo Uburundi bugiye kubona ibyo basabye Imana kuko Imana iherutse kumbwira ngo amarira barize Imana yarayabonye kandi amasengesho basenze Imana yarayumvise. Rero muri make hagiye kubaho kurangira kwa CNDD-FDD biheshe gukiranuka benshi, biheshe kubaho neza abenshi, kubera yuko igihugu kitagira umuriro, igihugu kitagira amafaranga, igihugu kitagira essence, igihugu kitagira amazi, ico gihugu urumva cyabaho gute? Rero ntekereza yuko ab'Imana izasigaza bazavuga gukomera kw'Imana, bazavuga imirimo n'ibitangaza. Rero ku by'ukuri nkunda abantu bubaha Imana, abayubaha bose tuzabona n'amaso yabo azandeba, ariko abanga Imana ntibayisenge n'abanga Bishop Buhungu Abeli abo bo rwose abo tubaye tubasezeye ntibazongera kwibukwa ukundi, kubera yuko Imana yarambwiye ngo mbwire